Reka dutangirane inkuru yacu n'umwana w'umukobwa Tima. Tima mu by'ukuri yari mwiza cyane. Uyu mwana w'umukobwa Tima ntabwo yari mwiza gusa, ahubwo yari n'umukire. Yambaraga neza cyane. Buri mukobwa wo muri uyu mujyi yabagamo yifuzaga kumera nka we. Iyo yatambukaga, uyu mukobwa yagendaga nk'umwamikazi. Yagendaga nk'aho isi ariye. Uyu mukobwa Tima yakundaga kujya mu birori bitandukanye. Yakundaga umuziki cyane. Yakundaga ahantu yumva ibirahure bikomana. Yakundaga kumva abantu bari guseka ndetse bari kuganira. Ariko uyu mukobwa ntabwo yari umukobwa buri umwe yashoboraga kuba yavugisha. Tima yari ameze nka zahabu y'umutuku. Nyuma y'uko yari umukire, uyu mukobwa yabaga afite abantu bakeya cyane bakunda kuba bari impande ze. Yakundaga kumva abakobwa bandi bamuvuga, bamurebera kure, bakavuga bati nifuza ko nazamera nka Tima. Ariko Tima ntabwo yari ameze nk'abandi bantu. Uyu mukobwa uko yari ateye, nta muntu n'umwe yajyaga yumva inama ze, ndetse n'umuryango we ntabwo wabashaga kumugira inama. Haba papa we, haba mama we, cyangwa se abavandimwe be, aba bose nta n'umwe wamugiraga inama ngo ayumve. Uyu mukobwa yifataga nk'umuntu uri hejuru cyane. Muri we yumvaga ko ari umuntu w'igitangaza kurusha abandi bose, kubera ubwiza yari afite ndetse n'ubutunzi. Ariko inyuma y'inseko nziza yari afite ndetse n'isura, uyu mukobwa yari afite ibanga ry'umwijima. Yifuzaga ko nta muntu n'umwe warimenya. Ariko umujyi wose waramutangariraga. Abakobwa baramutangariraga bagenzi be, bakifuza ndetse no kumera nka we. Ndetse abagabo baramwifuzaga batandukanye. Ariko icyo batari bazi nuko inkuru y'uyu mukobwa Tima yari igitangira. Ukuri kwari kwihishe inyuma y'ubutunzi yari afite. Cyari ikintu umuntu ari wese atashobora kwimagina. Uyu mukobwa yahoranaga pride iri hejuru cyane. Ariko umwijima cyangwa se igicucu kibanga yarabitse cyabaga kimurimo kimushikirije. Umugoroba umwe Tima yaje kujya mu kirori. Ahangaha yari yagiye ahantu hamwe mu hakunda kujya gusohokera. Ahangaha umuziki wari mwinshi cyane, ndetse amatara yari ahari ari menshi cyane. Hari abantu benshi cyane bari guseka, abandi bari kuganira, abandi bari kunywa. Tima yaragiye yicara aho yari asanzwe yicara. Arangije atumiza icyo kunywa cye. Amaso yari arimo yitegereza buri kimwe cyose, yitegereza abantu bose bari aho ngaho. Yari ameze nk'aho ari umwamikazi uri kureba ubwami bwe. Aho hafi y'icyumba, umusore witwa Femi yaramubonye. Uyu musore yari muremure cyane, ndetse yari umusore mwiza cyane. Uyu mugabo yari azwiho kuba ari umwe mu basore b'abakire muri uwo mujyi. Uyu musore rero yahise ahanga amaso ye uyu mukobwa Tima, ndetse atwarwa n'ubwiza bw'uyu mukobwa. Uyu musore yaje kumwegera, akimugeraho aramubwira ati mukobwa mwiza wiriwe neza. Ahangaha yamusuhuje aseka, aramubaza ati se twakwicarana? Tima yaramurebye ndetse yikarumye. Arangije aramusekera, aramubwira ati nta kibazo. Iryo joro baraganiriye hafi amasaha agera kuri 3. Femi yaje kumusetsa cyane, ndetse Tima bwa mbere mu buzima bwe yumvise muri we hari akantu kamujemo, ndetse baje kugeraho barabyinana. Nuko ubwo bari basoje ikirori, Femi muri we yumvaga yahuye n'umukobwa udasanzwe. Ariko ntabwo uyu musore Femi yarazi Tima ni mukobwa ki. Nuko umunsi wakurikiyeho, Femi ndetse na Tima baje gufata akanya barasohoka. Uyu musore yatangiye gufata neza uyu mukobwa. Yatangiye kumugurira impano zihenze cyane, ndetse akamutemberana ahantu hahenze. Tima ahangaha yishimiye buri kimwe cyose uyu musore yari kumukorera, ndetse ubuzima bwe bwatangiye kuba bwiza kurushaho. Umunsi umwe rero Femi yaje gupfukama imbere y'uyu mukobwa. Arangije aramwitegereza, aramubwira ati Tima, uri buri kimwe cyose nifujije mu buzima bwanjye. Aramubwira ati ndakwinginze b'umugore wanjye. Nuko arangije aramubwira ati yes, aramwemerera. Aramubwira ati nzagushyingirwa. Ahangaha uyu musore yaporopoje uyu mukobwa mu nzu nini cyane yari igezweho muri uwo mujyi. Ndetse abantu batangiye kuvuga uburyo iyi kapo iberanye, ndetse bagaragara neza iyo bari kumwe. Ariko mu mutima w'uyu mukobwa Tima yari abizi neza ko ryabanga rye akirifite, ndetse yumvaga ari nk'umuraba utaramugeraho. Muri iki gihe yatangiye guseka, ndetse atangira kwishimira ibyo bihe yari arimo. Yatangiye kwigira nk'aho ahahise he hatigeze habaho. Tima ndetse n'uyu mukobwa Femi bashyingiranwa. Mariage yabo yari mariage nziza cyane idasanzwe.
inzu yose yari yuzuyemo urukundo ndetse n'ibyishimo. Buri gitondo uyu musore yitegerezaga umugore we, yarangiza akamubwira ati ndi umwe mu bagabo b'abanyamahirwe ku isi. Tima nawe yaramwitegereza yarangiza agaseka akamubwira ati nanjye ni amahirwe kukugira mugabo mwiza. Abantu bo muri uyu mujyi batangazwaga n'uburyo aba bantu uko ari babiri babayeho. Baravugaga bati iyi couple ni nziza cyane. Femi yakundaga uyu mugore we cyane mu by'ukuri, ariko uko iminsi yagiye itambuka hari ikintu cyatangiye guhinduka. Ahangaha bari bamaze imyaka 3 yose bakoranye ubukwe, ntabwo bari babasha kugira umwana. Femi ntabwo yabyitayeho cyane. Bwa mbere yumvaga mu by'ukuri yishimye kuba afite Tima impande ze, ariko umugoroba umwe mama we yaje kubasura. Ubwo bari bicaye muri saro bari kunywa icyayi, mama we yaje kumwegera arangije aramubwira gakeya ati mwana wanjye hashize imyaka 3 yose, ese ni ukubera iki Tima atarasama cyangwa se atarabyara umwana? Umugabo nkawe akwiriye abana kugira ngo abiteho. Ese ntabwo ukeka ko ari cyo gihe cyo kugira ngo umenye ngo ni ikihe kibazo gihari? Femi ahangaha yarasetse. Mama we yaratangiye kumubwira amagambo adasanzwe. Mu by'ukuri ibi bintu yaramubwiye byari biremereye cyane. Muri iryo joro ubwo yari aryamye iruhande rwa Tima, yatangiye kugira intekerezo nyinshi muri we. Mu by'ukuri uyu musore yakundaga Tima cyane, ariko ikibazo cyakomezaga kuza muri we. Ese ni ukubera iki Tima atari gusama? Nuko igitondo cyakurikiyeho Femi yaje gufata umwanzuro ko aricyo gihe cyo kugira ngo agire icyo akora. Yaje guhamagara inshuti ye yitwa Kachi. Uyu mushuti we yari umudogiteri, arangije amusaba ubufasha. Femi ahangaha nta kintu na kimwe yarazi, ariko igisubizo yarategereje cyari guhindura buri kimwe cyose. Nuko umugoroba umwe Kachi yaje kugera hano ku nzu yabo ndetse yitwaje ibikoresho byose. Arangije amubwira ati reka tugerageze turebe. Tima ahangaha yaricaye mu ntebe acecetse, ariko intoki ze zari ziri gutitira. Nuko ubwo wa mudogiteri Kachi yaragiye gutangira kumugorera ibizamini, yatangiye kubona yuko uyu mukobwa Tima atameze neza. Yabonye uyu mukobwa ari guhumeka cyane. Dogiteri arangije aramubaza ati ese Tima umeze neza? Muri ako kanya Tima yahise asa nkaho agize ikibazo. Tima yatangiye kurira, arangije aramubwira ati nta ndibyara mfite. Femi ahangaha yahise atungurwa, umutima utangira gutera cyane. Aramubaza Tima niba icyo uri kuvuga. Nuko Tima arangije atangira gusobanura buri kimwe cyose. Aramubwira ati nashakaga kukubwira ariko nari mfite ubwoba, ntabwo nifuzaga kukubura. Ibi ngibi yabivuze arimo yihanagura amarira mu maso. Umusore arangije aramubwira ati mbwira ushatse kuvuga iki? Nuko Tima arangije aramwitegereza, aramubwira ati nakoze amakosa igihe nari nkiri umukobwa mutoya. Nakoze ikosa ryanyangirije buri kimwe cyose. Ahangaha mu by'ukuri avuga amagambo, ijwi rye ryari ryuzuye ukwicuza. Femi ahangaha yakomeje kumwitegereza. Kachi ahangaha yari arimo abitegereza ariko yumva nta kintu yakongeraho, nta kintu yavuga. Nuko nyuma ho gatoya Tima yatangiye kubabwira noneho inkuru yose uko yagenze. Yababwiye ibanga yabitse kuva kera. Tima ahangaha ari kurira yatangiye kuvuga. Nuko arababwira ati ubwo nari nkiri mutoya ntabwo umuryango wanjye wari wifashije, ntabwo twari dufite ibyo kurya. Ikindi kandi nahoraga mfite ishyari bagenzi banjye bambaraga neza ndetse babaga mu mazu meza, ariko njyewe nari mfite ibyo ababyeyi banjye babashaga kumpa. Udukamambiri nambaraga ndetse n'udukanzu nambaraga twabaga dushaje. Nuko muri ako kanya asa nk'uhagarika kuvugaho gakeya ahanagura amarira. Arangije arakomeza, ubwo nari mfite imyaka 17 papa wanjye yitabye Imana. Ahangaha byari bimeze nk'aho isi inguyeho. Mama yagerageje buri kimwe cyose ariko ntabwo byari bihagije. Mu by'ukuri numvaga nishimiye kuba ndi umukene, numvaga nishimiye kuba meze nk'aho ntacyo ndicyo. Nuko umunsi umwe inshuti zanjye Nana ndetse na Oyini bambwiye ko hari umugabo uri gushakisha umukozi wo mu rugo. Barambwiye bati uno mugabo arashaka kwishyura neza. Numvise ko ariyo mahirwe yanjye, nta nubwo nigeze ntekereza kabiri, ahubwo nahise mbemerera. Ubwo rero nari ngeze kuri iyo nzu nini cyane, naje gusanga ibyo natekerezaga atari byo. Ntabwo uyu mugabo mu by'ukuri yashakaga umukozi wo mu rugo,
ahubwo yashakaga umuntu wo gushimisha imbwa ye. Muri ako kanya wa musore yahise yumva umutima umusimbutse, arangije amaze ati imbwa. Tima arangije aramubwira ati njye uno mugabo anyereka amafaranga nahise numva nibuze, nahise nibagirwa buri kimwe cyose ndetse nibagirwa n'ubwoba. Ariya mafaranga ari menshi cyane, ni amafaranga nari ntarigera mbona mu buzima bwanjye. Ndangije ndabyemera. Muri ako kanya aho bari bicaye muri icyo cyumba bose baracecetse, buri umwe wese yahise agira shock, yumva ibintu ari kumva, yumva ntari kwizera ibintu ari kumva. Femi ahangaha yamwicaye imbere abura ikintu na kimwe yavuga. Tima ahangaha yarakomeje, arangije aramubwira ati ntago nabikoze rimwe gusa, ahubwo yanyishyuraga buri cyumweru. Nuko umunsi umwe yarambwiye ati amafaranga ari bume arayakuba kabiri nimba nemera kujya mbyamana n'imbwa nyinshi. Naje kubyemera. Ahangaha ntabwo nitaga ku kintu na kimwe icyo ari cyo cyose, ahubwo nashakaga amafaranga. Muri ako kanya arangije asa nk'uhagarika kuvugaho gatoya, intoki ze zitangira gutitira. Aramubwira ati mu mezi make nari mfite amafaranga menshi cyane, yari arenze ayo nifuzaga, ariko ntabwo nigeze ntekereza yuko ayo mafaranga akeneye igiciro. Ntabwo nigeze ntekereza ibyo ingaruka bizangiraho. Buri umwe wese aho ngaho yatangiye kumva afite agahinda muri we, ndetse yumva ntabwo abyizera. Femi arangije aramwitegereza, umutima w'ahangaha wari gutera cyane. Tima ahangaha rero yakomeje avuga yuko yaje gukomeza agakorana n'uyu mugabo. Buri cyumweru bamuhaga amafaranga meza, yambaraga imyenda myiza ndetse yambaraga amashinete meza cyane, ndetse ubuzima bwe bwatangazaga buri umwe wese. Ahangaha mu by'ukuri uyu mukobwa yatekerezaga yuko yabonye uburyo bwo kuva mu bukene yari arimo, ariko igiciro yishyuye buriya buzima cyari kiremereye, cyari kinini cyane birenze uko yabitekerezaga. Umugabo rero yaje kumuzanira imbwa nyinshi ndetse amusezeranya amafaranga menshi cyane. Tima yemeye buri kimwe cyose, arangije aba impumyi ku bibi byarimo bimuzira. Umufuka we wari wuzuye, ariko umutima we wagiye wangirika, uremererwa buri munsi uko bwije uko bukeye. Uyu mukobwa mu by'ukuri ntabwo yigize yiha akanya ko gutekereza ibyo yari ari gukora. Muri we yatekerezaga amafaranga gusa. Umunsi umwe buri kimwe cyose cyarahindutse. Tima yagiye yisanga yumva arwaye atameze neza, ndetse mu gifu cye atangira kumva ari kuribwa. Icyo gihe rero yaje kujyanwa kwa muganga. Dogiteri yaje kumukorera ibizamini, amuzanira ibisubizo, ariko abimuzana n'ijwi riremereye cyane. Arangije aramubwira ati ufite infection mu nda ibyara yawe, nuramuka utayikuyemo uzahita upfa. Tima ahangaha yahise aba shocked. Ahangaha Tima yatangiye kurira cyane. Dogiteri arangije aramubwira ati nibwo buryo bumwe bwonyine bwo gukiza ubuzima bwawe. Ahangaha rero Tima nta mahitamo yari afite. Muri aka kanya Tima yahise asinya impapuro, noneho bamukorera sajari. Nuko ubwo yari akangutse, ahangaha indi ibyara ye yari yamaze kuvamo. Nuko dogiteri arangije aramubwira ati ntabwo uzigira ugira umwana na rimwe mu buzima bwawe. Tima ahangaha rero yavuye ku bitaro ari muzima, ariko ababaye muri we. Ntabwo yigize abasha kongera gusubira kuri wa mugabo wamwishyuye amafaranga, ahubwo yaje gufata urundi ruhande. Yatangiye kuba indaya, yatangira gukora umurimo w'uburaya, yatangiye gukoresha ubwiza bwe akorera amafaranga menshi cyane, ndetse umutungo we waje kugenda uriyongera. Buri gihe cyose ubwo yirebaga mu kirori yabonaga umugore wibuze. Muri we Tima yumvaga asa nkaho nta kintu aricyo, ari empty, ari ubusa. Yumvaga mu by'ukuri nta mafaranga afite. Mu by'ukuri muri we, yaba ari amafaranga, yaba ari imyenda myiza, yaba ari ubutunzi yari afite, yumvaga bidakora ku mutima we. Yari yikoreye umubabaro we nk'umufuka uremereye cyane ku bitugu bye. Yari abizi neza ko amahitamo ye yatumye atanga igiciro kiremereye cyane kuri we. Mu by'ukuri iyo yicaraga akareba ubutunzi afite ndetse n'amazahabu atunze, yabonaga nta kintu bivuze, yabonaga ari umwanda. Nuko tugarutse rero mu buzima bwe n'uyu musore bari barahuye. Ahangaha yaje gusoza inkuru ye yose akiri kumwe n'uyu musore. Uyu mukobwa yatangiye kurira cyane.
yaje rero gupfukama imbere y'uyu musore Femi, arangije aramubwira ati Femi, ndakwinginze umbabarire kuri buri kimwe cyose, ntago nifuzaga kukubura, ndagukunda cyane Femi. Femi ahangaha yatangiye kumva, atangiye kugira umubabaro. Femi ahangaha rero yatangiye kugira intekerezo nyinshi cyane muri we. Umugore yari yarakunze, yari yarizeye, ndetse yifuzaga yuko bakubaka ahazaza habo bari kumwe. Yari afite iri banga ry'umwijima. Mu by'ukuri uyu musore umutima we warushenjaguritse. Rero ako kanya uburakari bwatangiye kubira muri we. Arangije arahaguruka mu ijwi riri hejuru cyane ati warambeshye Tima, kubera iki watumye ngushyingirwa? Wari uzi buri kimwe cyose wakoze, kubera iki wakora ibi bintu? Tima arakomeza arapfukama, arangije yegeranya ibiganza bye aramubwira ati Femi, nari mfite ubwoba, ntago nashakaga kukubura, nukuri mbabarira. Ariko Femi ahanga ntago yamwumvise. Muri ako kanya Femi yahise afata ivazi yari irimo indabo, arangije ayikubita hasi arashwanyagurika. Ahangaha yari ashatse kugaragaza ko ashwanyaguje urukundo yari afite kuri uyu mukobwa. Arangije n'ijwi riri hejuru cyane aramubwira ati mvira mu nzu aka kanya, ntabwo nifuza kongera kukubona. Tima ahangaha yararize cyane ubwo yari arimo apakira buri kimwe cyose. Buri ntambwe yateraga ava muri iyi nzu yari iremereye cyane. Ubwo rero yari avuye ahangaha yatangiye kwibuka ahahiseho ubuzima bwe. Yabashije kubona yuko buri kimwe cyose yigeze kirangiye. Femi n'uburakari bwinshi yahamagaye Kachi, arangije aramubwira ati njyana kwa muganga. Aramubwira ati ndashaka kumenya niba ndi muzima. Yarageze hano kwa muganga, bamukoreye ibizamini, nuko dogiteri arangije aramubwira ati Femi, umeze neza, nta kibazo na kimwe ufite. Ariko mu by'ukuri nubwo ahangaha yari ameze neza, Femi ntabwo yari yakira situation yari yamubayeho. Yumvaga mu by'ukuri muri we adakeye, yumvaga ari sale, yumvaga ari dust, yumvaga ari umwanda, ndetse yumvaga afite ikimwaro. Nuko ubwo yaragarutse mu rugo yaje kwicara wenyine, arangije yubika umutwe. Ya nzu yahoze yuzuyemo uguseka ndetse n'urukundo, ubu ngubu yari irimo ubusa ndetse ikonje. Femi yatangiye gutekereza uburyo uyu mukobwa yamubeshye, ndetse atangira gutekereza uburyo yamukundaga. Tima rero yaje kuva aho ngaho aragenda, ndetse umutima we wuzuyemo wo kwicuza. Uburemere bwahashyize he bwari bumeze nk'aho ari chain, bwaba bumeze nk'aho ari umugozi umuziritse. Nuko wenyine ndetse n'umutima umenetse yaragiye ajya kuba mu nzu ye wenyine. Atangira kwitegereza buri kimwe cyose yari afite: imyenda ihenze, amasheneti ahenze, ndetse n'intebe zihenze. Ariko nta kintu na kimwe cyari kiri aho ngaho cyamuhaga ibyishimo. Yatangiye gutekereza amahitamo yahisemo, atangira kwibuka uburyo yabeshye uriya musore, ndetse yibuka urukundo yabuze. Ahangaha yari ari kurira, amarira yarashokaga nk'umugezi. Ubwo rero atangira kwivugisha ati ese niki nakoze? Nuko igitondo kimwe Tima yaje gufata umwanzuro, yaje gufata ubutunzi bwe bwose yari afite, arangije ajya kuwufashisha imfubyi. Umujyi wose waratunguwe ubwo wumvaga ibyo uyu mukobwa Tima yakoze. Batangira kwibaza bati ese ni ukubera iki uyu mukobwa Tima yatanze buri kimwe cyose yari afite? Ariko Tima ntabwo yari yitaye ku byo bari kumuvugaho. Muri we yari yamaze gufata umwanzuro wo kongera agatangira ubuzima bundi bushya. Guhera uwo munsi Tima yaje gutangira kubaho ubuzima noneho nyabwo. Yatangiye gukora cyane, yatangiye gufata utuzi duciriritse kugira ngo atangire gukorera amafaranga ye ya buri munsi, ariko amafaranga aciye mu buryo bwiza. Ahangaha ubuzima bwe bwahise buba simple, buba ubuzima busanzwe, ariko umutima we wari ukeye. Yari abizi neza yuko adashobora kongera gukora amakosa yari yarakoze, ariko yari azi neza ko inkuru ye izahagarika cyangwa se izahindura abandi bantu benshi kuba bakora amakosa nk'ayo yakoze. Guhera uwo munsi ababyeyi batangiye kujya baganiriza abakobwa babo, bakababwira bati ntimuzigere mwifuza kugira ubutunzi ku buryo murenza cyangwa se birenga roho zanyu. Tima rero yaje kurangiza ubuzima bwe cyangwa se kumara ubuzima bwe bwose afasha abantu, ndetse yifuzaga ko buri umwe wese yakumva inkuru y'ubuzima bwe. Nubwo atigeze agira umwana yakwita uwe,
ariko yari yishimiye gufasha abandi ndetse no gufasha abana b'abandi. Ubuzima bwe bwabaye isomo kuri bose, ariko icyiza ni uko yasoje ubuzima bwe akora ibyiza. Nshuti bavandimwe, nizere yuko mwakunze iyi nkuru nabateguriye uyu munsi, kandi nizere yuko mwayigiyeho, cyane cyane abana b'abakobwa bakiri batoya bakibyiruka. Ntabwo ari byiza yuko mushaka ubutunzi cyangwa se mugira inzara yo kugira ubutunzi ku buryo birenga intekerezo zanyu cyangwa se birenga roho zanyu. Buri kintu cyose kigira igiciro, kandi burya ubuzima busaba kwihangana. Ndabashimira mwese umwanya mwamaye mukanyumva kuva ku itangiro kugera ku iherezo ry'inkuru, kandi ndashimira buri umwe wese usapotinga Behind Walls Show. Ndashimira buri umwe wese usharinga inkuru zacu, ndashimira ukanda like, ndashimira ukora comment. Ndagira ngo nshimire by'umwihariko n'abantu bajya banyandikira kuri WhatsApp bakanyankuraja ndetse bakambwira yuko inkuru zanjye zibafasha, inkuru zanjye zibaruhura, ndetse abandi bakambwira yuko inkuru zanjye bazigiramo byinshi. Ndagushimiye nawe uhisemo Behind Walls Show aka kanya ukaba uri mushyashya. Icyo nagusaba ni ugukanda subscribe ndetse ugakanda no kunzogera kugira ngo ujye ubasha kubona ubutumwa bugufi igihe cyose nshyizeho iyindi nkuru. Namwe mwese dusanganywe ndabasaba kugira ngo mubikore nk'ibisanzwe, musharinga iyi nkuru igere kuri rubanda nyamwinshi. Mwakoze rero guhitamo Behind Walls Show. Imana ibahe umugisha. Ndabakunda cyane, naho ubutaha. Ciao ciao.